nukora ibyiza nduzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi niwo byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. Amen. Gahini yari ari umuhinzi, aza rero gusarura, arangije akuramo ituro ryo gushima Imana, ariko akuramo ituro rigawa ritari ryiza. Ariko iyo usanga ni umuntu w'umutima koko akwiriye gushima Imana ko yamuhaye guhinga agasarura kandi akeza, abe yarafashe ya mbuto nziza barondora. Ntabwo Uwiteka yitaye ku ituro rye, kuko yatuye ibigawa. Imana iturengere tubibe gukiranuka. Kubiba gukiranuka ni gute? Ni ukwera imbuto zikwiriye abihanye. Ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, ngo no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo ni amategeko abihana. Imana ishimye. Gahini we si uko yari ameze, ahubwo uyu ni Abeli. Abeli we yagize ute? Yeze imbuto y'urukundo. Aravuga ati kuko Uwiteka yangunze akangira neza, nanjye ntacyo mfite cyo namwitura usibye kumushimisha mu byo yambaye. Imana ishimwe. Mu buriza bw'umukumbi we ngatura ituro, Uwiteka aradinezererwa, Uwiteka amuhanga amaso, Uwiteka amumurikishiriza mu maso he. Imana yacu ishimwe. Ariko Gahini ngo Uwiteka ntabwo yitaye ku ituro rye. Ni hano ku murongo twasomye Imana yabwiye Gahini ati ngo nukora ibyiza nduzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, ngo kandi niweho bishaka, niweho byifuza. Birashaka iki? Birashaka ubugingo bwawe, birashaka kujyana muri Gehinomu, birashaka kugutanya n'Uwiteka, birashaka kukuboha. Imana iramubwira ati ariko nubwo ariwo bishaka, ufite kubitegeka. Muri iyi si ya none, muri iyi si dutuyemo, abantu turi gutegekwa n'ibyaha. Ugasanga inzoga itegetse umuntu, ubusambanyi butegetse umuntu, uburozi buri gutegeka umuntu. Abakora ibi bari kubiba imbuto mbi, kandi abari gukora ibi bazasarura kubora, bazasarura kujya muri Gehinomu, bazasarura kubura imbabazi z'Imana. Ariko ubiba gukiranuka azasarura imbabazi z'Imana. Iyo Gahini akora icyiza, si yari aremerwa n'Uwiteka? Iyo akora icyiza, Uwiteka yararamumurikishiriza mu maso he, ubwiza burabagirana bw'Uwiteka bwari buramubaho. Ariko agira umwaga, kandi nk'abagira umwaga bazanyura mu marembo ya Satani, bazajya mu nzira itanejeje Imana. Umuntu ugira umwaga ntabwo ari uw'Imana. Umuntu ugira ishari si uw'Imana. Umuntu ugira amahane ntabwo ari umuntu w'Imana. Abo nabo ntabwo bari kubiba gukiranuka, abo bazasarura kubura. Imana itugire neza. Bene data, tugerageze uko dushoboye mu mbaraga zacu, yemye uko tumeze kose, tujye imbere ya Yesu. Genda imbere ya Yesu ukuri. Yesu aragukunda kandi Yesu arakugirira ibambe. Umubwire ukuri ko mu mutima wawe, umubwire aho uri umunyandegege, umubwire aho ushoboye n'aho udashoboye. Niwe ubashisha amavi asukuma, amaboko atendebutse niwe uyakomeza. Tuzanezerwa. Imana ishimwe. Tuzatunda imiba tunezerewe. Mwene data, biba gukiranuka, uzasarura imbabazi z'Imana, ari bwo bugingo buhoraho budashira. Biba kwihangana, uzasarura ikamba ry'ubugingo ritangirika. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Ngo hahirwa ngo abageragezwa bose, ngo kuko nibamara kwemerwa ngo bazambikwa ngo ikamba ry'ubugingo ritangirika. Imana ishimye. Mwana wanjye, ngo wumvire ngo amategeko ngwigisha, ngo witondere amagambo yanjye. Rero natwe reka tujye twitondera ijambo ry'Imana,
tubibe urukundo, tubibe neza, tubibe imbabazi, tubibe kubana n'abantu bose amahoro, tugire umwete wo kwezwa, tugire umwete wo kugendana n'Imana yacu twicisha bugufi, tugire umwete wo gukora ibyiza tudacogora, tubibe gukiranuka, tubibe gukunda kubabarira neza. Kandi niba mpfukamye ngavuga ati Mana ndakwinginze ngirira neza, sinsabire n'abandi bakeneye gutabagwa, aho ndi kwizirikana. Imana itugire neza, tugire urukundo, rwa rukundo rwa Kristo, rwa rukundo rwari ruri muri we, kuko urukundo rwa Kristo ntabwo rutoranya. Imana itugire neza, ngo nukora ibyiza nduzemegwa cyane rwose, nukora ibyiza uzemegwa. Twere kuba ngahabu. Ahabu ashaka uruzabibu atateye, Ahabu ashaka ibyo ataruhiye. Kwihangana birakenewe, biragoye, ariko tugomba kubishaka, kuko ntabwo tuzambika ikamba ry'ubugingo ritangirika tutaragize tutarabibye gukiranuka. Kandi ngo ubwire icyo uzabiba icyo ari cyo cyose nicyo uzasarura. Ntabwo uzasarura icyo utabibye. Niba warateye ibishyimbo ntabwo uzasarura ibigori, uzasarura icyo wabibye. Nubiba umujinya uzasarura kubora, uzasarura urupfu rw'iteka. Ariko nubiba urukundo, imbabazi, kugwa neza, kubana n'abantu bose amahoro, kugira umwete wo kwezwa no gutunganwa, uzabona Imana Data, uzasarura ubugingo bw'iteka, uzasarura kubaho kw'iteka ubudapfa. Biba gukiranuka, usarura imbabazi z'Imana, aribwo bugingo buhoraho budashira. Mwene data, biba gukiranuka, Uwiteka azakugirira neza. Abanzi bakwishima hejuru ntabwo bazakwishima hejuru. Nukora ibyo Imana ishaka, nugenda uko Imana ishaka, ntabwo Satani azakwishima hejuru. Abo barozi bakuzengereje ntibazakwishima hejuru. Wowe biba gukiranuka, ukugira nawe musuhuze, muhobere, umwifurize amahoro ya Kristo, umwifurize guhura n'umucyo wa Kristo. Arega abajya i Damasiko bose siko bagenda bagiye kuvuga inkuru nziza. Urukundo Imana yadukunze bidutere kubiba gukiranuka, bidutere kugira umutima w'urukundo n'umutima w'imbabazi. Imana itugire neza, nshuti z'umusaraba. Icyo Uwiteka gushaka yo mwana w'umuntu niki? Ni ugukunda kubabarira, ni ugukunda gukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ibyo ni byo Uwiteka gushakaho. Kandi mushakashaka icyo Umwami ashima. Icyo Umwami ashima ni ukugira wa mutima wari muri Kristo Yesu, ni ukugira rwa rukundo rwa Kristo, twe kugira n'abo twanga, kuko imitima yacu ntabwo ari gereza ngo tubwire imbohe muri twe. Imana itugire neza. Gusenga Imana ishima ngo ni ukwiyambura ibidafite umumaro. Umukristo Imana ishima ni umukristo utagira amoko, ni umukristo ugenda uko Imana ishaka. Umukristo Imana ishima nukora ubushake bwayo. Umenye ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Kuzuka kwawe nyine uzabona ibyo wabibye. Tuzajya imbere y'Imana, buri wese ibyo yabibye hano ku isi. Hano turi mu isi, turimo kwitegura, turimo guteganya aho tuzaba, aho tuzaruhukira. Icyo ubiba nicyo uzasarura. Ubwo rero imbanda izavuga, buri wese ibyo yakoze bizaza bimukurikiye. Biravuga ngo imirimo izatujya imbere, yaba ari myiza yaba ari mibi, izatujya imbere, n'izadushira mu rubanza. Uwiteka atugire neza. Ijambo ry'uno munsi avuga ngo biba gukiranuka, uzasarura imbabazi z'Imana.